gutunganirwa nawo mitanzi n'ukw'iby'ubuzima mitanga yose maze nkibagirwa amarushwa yo mu buzima z'umusaraba dusangiye kwizera. Ndagira ngo twongere dushime Imana ko tubonye akanya ko kuganira. Muzi ko page turi hari umwuka wera, kandi nkuko twabivuze twasanze umwuka wera ari Imana ifata icyemezo cyo kukubatizamo. Undi mubatizo ujyanye n'amazi abagutangira ubuhamya n'abantu bashobora no kwibeshyaho cyangwa nawe kwibeshyera, ariko iyo Imana iguhaye umwuka wera iba yakwemeye, ntago wawiba. Rero bivuze ko kudahabwa umwuka wera wagombye kubigiraho ikibazo kuba utabatije, kandi no kuba bisobanura yuko wageze mu ijuru. Icyo gihe uhawe uba wemewe muri uwo mwanya, ibisigaye byo kuza kwitwara ni ikindi. Buriya ndagira ngo twumvikane twemerane ukuri. Murabona ko tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga aho umuntu avugana n'undi batari kumwe, kandi ukeka ababikora ari abantu baremwe n'Imana. Ni ukuvuga rero ko niba abantu bashobora kuvugana batari kumwe bagahamagarana bakoherezanya amafaranga bigashoboka, uratekereza ko umwuka w'Imana atagusanga ahantu uri? Ibiro bivuze ngo reka turebere hamwe umwuka wera mu ikoranabuhanga. Iyo usomye muri Bibiliya kubara igice cya 11 umurongo 26 haranditse ngo maze mu ngando zabo hasigara abagabo babiri, umwe yitwa Eludadi undi yitwa Medadi. Umwuka bagwaho kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngaho ngo bajye ku ihema ryera, bahanurira aho ngaho mu ngando. Babyumvise umwuka bagwaho. Haje umuntu umwe arababwira ati genda uzimya abo bantu kubera yuko bari guhanurira hatemewe. Ku murongo waho 29 mu kubara igice cya 11 ngo Mose aramubaza ati ninge urwanira ishyaka icyambu ubwoko bwose bukaba abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Ibi mbikubwiriye iki? Nzi ko maze iminsi mfite abantu bambaza bati nazabona umwanya nkazi wanyu ngasengana namwe ngo mbatizwe. Si ngombwa kuza, ntago ari ngombwa rwose. We guma mu ngando yawe ahuri, ahandi wizerane natwe. Dufite amasengesho azatangira kuri 27 z'ukwezi kwa gatanu, azamara iminsi 10, kandi nta kindi cyifuzo n'umwuka wera. Nk'uko twabibonye n'ubuhamya tukabwumva, dufite abantu benshi bari kubatizwa batagombye kuva iwabo. Hari abahera mu nzozi, ariko dufite ubuhamya bwinshi. Nawe rero ujya mu mubare w'abandi, nk'uko ubonye twasomye handitse ngo bari mu mubare w'ababazwe. Ndashaka nkubwire ngo reka jya mu mubare w'abari gusenga. Tuzaguha linki aho uzakurikirana amasengesho uko yabaye, uko azabateguye kose. Azatangira mu gitondo 3 zo ku manywa ageze 2 z'ijoro zo mu Rwanda. Ntago duhagarara, turakora ayo masaha yose nkubwiye. Ntekereza ko rero n'ufata iyo gahunda yo gusenga ukagira ibyo wigomwa, kuko nako tuzigomwa byinshi, uzezerane natwe kandi uzabona igitangaza cy'Imana. Ariko icyo nshaka kubwira nuko niba amafaranga uyohereza akagera ku uyohererejeho, kandi niba wizera ko amasengesho agera mu ijuru, niba wizera ko usenga Imana ikakumva iri mu ijuru kandi utari kuyibona, ni ukubera ko wabibwiwe kandi ukone birakora. Igihe kirageze rero ngo abantu bemere ko bashobora kuza umwuka wera bari kuri. None se iyo umuntu agusengeye ufite icyaha akagusabira imbabazi cyangwa umwaturiye, ntabwo wizera ko wabariwe ngo nuko ari kure? Ntabwo byemera.
ni gute utakwemera ko twagusengera uri aho ukuzura umwuka wera ukabatizwamo? Nyemerera rero witegure kimwe n'abandi, ubwo Imana iri gusuka umwuka wera ku bari hano aho turi mu ihema, nawe ugusukire aho uri mu kazi, kandi ubyizere ubyature birakubaho. Dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu barimo buzura umwuka wera biciye ku ikoranabuhanga. Nkwibutse ko umwuka wera ni ikoranabuhanga ry'Imana, kuko Imana iwukoresha ibintu byinshi bigashoboka. Reka rero nkwibutse ko abantu batatanze Imana ikoranabuhanga, ku buryo Imana ikuzuza umwuka wera wicaye aho uri. Si ngombwa kuza mu ihema, guma mu mwanya wawe wizere. Imana iguhe umugisha. ubuzima icyo cyongeye kuntanya